umugore utwite ushaka kubyara neza ateka indarama cyangwa akayirya nka salade, ayikoresha yenda kubyara akayirya buri munsi kugeza igihe azabyarira. Si ibyo indarama ikora gusa, ahubwo ikiza n'ibisebe byo mu gifu. Dogiteri M.N. Shubuhashire ni inzobere mu buvuzi bw'ibimera, bifitemo impamyabushobozi y'ikirenga yakuye muri College y'Ubuhindi yigisha ubuvuzi bw'ibimera National Ayurvedic Medical College India. Akirangiza muri iki kigo bahise bamuha akazi k'ubushakashatsi ku buvuzi bw'ibimera. Uyu mudogiteri kazi afite imidari myinshi irebana n'ubumenyi butangaje afite ku bimera. Ibiganiro agirana n'abarwayi byagusetsa. Umurwayi uwo ari we wese asuzuma aramubwira ati, ni wowe wikururiye uburwayi, nta kintu uzira kitari amafunguro afuditse wirirwa urenza akanwa kawe. Wararwishigishiye urarusoma, ariko uhereye none va ku busirimu bw'amanjwe uyoboke ibifite umumaro, nibyo bizakugeza ku buzima burambye. Ntiwarya ibidafite ubuzima ngo wizere ko bizaguha ubuzima bwiza bidafite. Buri kintu cyose gitanga icyo gifite. Indwara ni impano duhabwa n'amafunguro n'ibinyobwa bifuditse. La maladie est le cadeau indélébile des aliments malsains. Abafite kado bahawe n'imirire idahwitse ndabasuhuje. Abahanga bahozeho bariho kandi bazahoraho, nta bapfira gushira kandi ngona zirya bamwe abandi bambuka. Dogiteri M.N. Shubuhashire yamamajwe no kuvura abarwayi batagira ingano akoresheje ibimera gusa. Mu bimera akunze kuvuza abarwayi, indarama abandi bita umunyanja iza ku ruhembe rw'imbere. Niyo nshaka ko tuganiraho muri uyu mwanya hamwe na Muganga Desire TV, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro utapfa gusanga ahandi usibye kuri Muganga Desire TV. Muri ibi biganiro dukunze kuba turi kumwe kandi n'ivuriro rya Relax Life Center rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Niba hari indwara umaranye iminsi, ganira ivuriro rigufashe. Muhasanga muganga w'inzobere ufite impamyabushobozi hanitse mu birebana n'ubuzima. Abahivuriza nibo baguha ubuhamya, nawe wizarira. Aya niyo mahirwe yawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kimera bita indarama abandi bazi ku izina ry'umunyanja. Ikimera kivura indwara nyinshi cyane. Mu ndwara abantu bakizwa n'iki kimera gitangaje harimo izi zikurikira. Ku mwanya wa mbere, indarama zitera umugore utwite kugira ibise byiza kandi akabyara neza. Inzobere Dogiteri M.N. Shubuhashire ahamya neza ko n'abagore babyara babazwe bitewe n'imyanya myibarukiro itarakuze neza. Iyo bakoresheje indarama bagiye kubyara, indarama zigira imbaraga zo kongera imyanya y'ibanga bakabasha kwibaruka neza nk'abandi bose. Ku bagore bajya kubyara bakabura ibise, indarama zabakorera ibitangaza bikomeye. Ibitabo byinshi bihamya ko indarama zifite imbaraga zirenze iza Theobald batera abagore benda kubyara ngo zibongerere ibise. Ukimara kuzikoresha mu mwanya muto ibise biraza. Ababyeyi benshi ntibazi ko kubura ibise benda kubyara ari indwara baba bakwiriye gushakira igisubizo. Iyo umugore ativuje iyi ndwara, ishobora guherekezwa n'ibindi bibazo byinshi. Bimwe na bimwe bishobora no kumusenyera urwo yubatse. Ndavugamo bike: kutagira ubushake, kutishimira uwo yashatse, kutagira urugwiro n'akanyamuneza, kugira umushiha nta mpamvu, guhorana ubwigunge n'agahinda gakabije n'ibindi byinshi. Dogiteri M.N. Shubuhashire avuga ko kumenya niba imyanya y'ibanga y'umugore ikora neza ari ibintu byoroshye. Wabishakira ku mibanire y'umugabo we, bagenzi be n'umucyo wo mu maso we. Iyo usanze ahagaze neza kuri ibi bintu, uhamya ko imyanya y'ibanga ikora neza cyane. Niyo mpamvu abakecuru ba kera bashoboraga kwitegereza umukobwa bakamenya niba azaba umugore mwiza cyangwa mubi bitewe no kumwitegereza gusa. Ntiwashoboraga kwiyoberanya imbere y'umukecuru wo hambere. Ubu bumenyi buragenda butakara
kandi twagakwiye kubugwiza muri iki gihe cya none gihurirwamo n'indwara uruhuri. Izi ndwara insiriri yazo ni iterambere, umurengwe n'ubusirimu. Abantu bihandishaho ugasanga iby'agaciro si byo bihabwa agaciro, ahubwo abantu bakaziririza ibitagira umumaro. Resitora nyinshi zuzuyemo ibiribwa n'ibinyobwa bitagira icyo bimariye imibiri yacu, ariko nibyo twirirwa dupakira mu gifu nk'abiyahuze. Abantu bagarutse ku mirire n'iminywere yaranze abakurambere, twakongera kugira abagabo nyabagabo n'ababyeyi nyababyeyi bashinga imiganda y'ingo zigakomera. Kandi abantu bitoje kwivuza neza imiti twarazwe n'abakurambere, nta ndwara n'imwe batabasha gukira, na za ndwara zananiranye zikira neza. Ndabaha urugero: ushobora kuryama mu bitaro igihe kirekire bitewe n'igifu, ariko umunsi watangiriyeho kurya ibyo kurya by'umwimerere kandi ukabirira igihe, ukivuza n'umutobe w'amashu, karoti n'ikirayi kibisi, uwo munsi ukaba utangiye urugendo rwo gukira ku buryo urangiza iminsi 15 utakibarizwaho uburwayi bw'igifu. Ushobora kuba warazonzwe na constipation, wakoresha igikakarubamba indwara igahita iyoyoka. Murabona mutazira uburangazi, mwisubireho. Tugaruke ku ndarama abandi bita umunyanja. Umugore utwite ushaka kubyara neza ateka indarama cyangwa akayirya nka salade, ayikoresha yenda kubyara akayirya buri munsi kugeza igihe azabyarira. Si ibyo indarama ikora gusa, ahubwo ikiza n'ibisebe byo mu gifu. Abantu benshi muri iki gihe bazonzwe n'igifu kandi imiti yacyo yoroshye isabye ahantu hose. Imwe muri iyi miti twamaze kuyivugaho, ariko n'iki kimera cy'indarama kivura neza igifu. Abantu kandi bahanganye n'ibyago by'agakoko ka sida bakwiriye gutekereza ku ndarama. Zongera abasirikare b'umubiri, ukabaho uri umurwayi wa sida ariko nta kigutwaye. Kurwara sida ugahangayikishwa n'ingaruka zayo ni ubumenyi buke ku birebana n'ubuzima. Uwakoresha indarama uwo munsi yabaho neza atikanga ingaruka za sida. Bene abo bavandimwe bateka indarama bakajya barya imboga zayo buri munsi, bibaye byiza bazikurikiranya ibyumweru 3, ubundi bakajya bazikoresha iminsi 4 ya buri cyumweru. Ushaka wajya uzivanga n'izindi mboga ugiye guteka. Abagore kandi bagira ikibazo cy'ururenda, igisubizo ni indarama. Hari igihe ururenda ruza runuka, rusa nabi, ari ruke cyangwa rwabaye rwinshi bikabije. Indarama zirushyira kuri gahunda nziza. Ubu bwari uburyo bwo kwivura no gukumira indwara zibasira ababyeyi bakoresheje indarama gusa. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebanye n'ubuzima bwanyu. Mukande subscribe n'inzogera muri benshi, namwe muzagera kuri byinshi. Baye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.